konte yanjye ya mbere muri banki, nyakubahwa perezida wa repubulika niwe wayimfungurije muri BCDI, ndetse anategeka cyangwa abwira uwitwaga Kalisa niwe wategeka rubuga BCDI ati uyu mugabo iyi konti mufunguriye agomba kujya azagafata amafaranga akayakoresha akazagarura igihe ashakiye kandi nta kiyongereyeho. Bonana na perezida wa repubulika nubwo mwabonana gukubita urushyi cyangwa gutuka biguhesha agaciro ku buryo nta aramuza gukubita urushyi ahantu abantu bareba. Abasigaye bose nawe amaze kugenda wagenda ukabakubita bose. Yego. Mvuye aho bari banshyize benshi baje kunsaba imbabazi, yabagira inama ati reka da ibi turabikora abibafashamo. Yari uwungirije perezida w'urukiko Gacaca. Yego. Ati mumuhamagare hano nitumara kumufashisha Gacaca yabo perezida arahita mwanga, yaba na nyina wamubyaye yaba n'abana be bose, ubundi muhite mubisenye. Ni ukuvuga ngo umva urubanza rwanjye nafunzwe ku buryo budasobanutse, nta tegeko na rimwe, mfungurwa nta mpamvu, nta tegeko hano sinkirangije, simpawe imbabazi, mbese urumva ko ibintu ni urubanza rudasa n'izindi. Mu yandi magambo ngayabateranya Abdul Karim yaratunze, kubera ibyo atunze bamugerekaho ibyaha bya jenoside kugira ngo abitware, kugira ngo ntagaciro abantu banyange hatazagira untabara noneho ibintu babitware. Ariko ibyo by'ibintu ni ibiki? Ni ya mafaranga yavuye muri Amerika bagira ngo bigabanire. Ubu nsigaye ntunzwe n'umuhungu wanjye witwa Majido Buraka. Wumvaga abantu bavuga ngo biriya byaravuye ibukuru, ngo ni ibukuru. None iryo jambo rigatuma nyine urumva bakubeshya ngo ni ibukuru, ni ibukuru. Ibukuru ubwo ni ukuvuga nyine ngo ni perezida waba wavuze ngo bagusenyere ngo niki. Yego. Igituma naguhamagaye gituma nkuvugishije ni ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ejo bundi ati abo bantu basenyera abantu, bivuga mu iryo zina, bangiza ibintu by'abantu, ntabwo ndi kumwe nabo, yiwe n'abo baturage bari bishyize hamwe bakaza bakabahondagura. Ubwo nahise ngira imbaraga, kumbi bya bindi ngo byabukuru ni ukubeshya, ni abajura bari aho gusa. Niyo mpamvu rero numvishe ko nyakubahwa perezida wa repubulika ari ku ruhande rw'abarengana, nicyo gituma naguhamagaye. Igituma ntiyahuye ndagira ngo ndakubwira, Imana yabujije kwica ariko ntabwo yigeze avuga ngo ntimugapfe. Ni ukuvuga ngo ndamutse niyahuye naba nishe, ariko gupfa urupfu rwose napfa ubwo wanyica urwo arirwo rwose nta gishyashya bukoze, kuko ntabwo mbijiririjwe, ntabwo njiririjwe gupfa, ntabwo njiririjwe kwicwa. Gusa nasabaga perezidante w'urukiko rw'ikirenga, icyo ngiye kumubwira nawe ashobora kuba nawe atakizi, mbabarire. Uriya mwanya arimo yego, ni umwanya Imana iramutse ije niho yakwicara. Iriya ntebe yicaramo ni Imana yakwicaramo. Umucamanza niwe wenyine uvuga uti kanaka mumwice, bakamwica, kandi nta mware ntagira ati. Namusabaga rero ko imanza zose ziri munsi y'ibirenge bye, aha agaciro urubanza rwaciwe rukurikije amategeko, rwaciwe n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo, nirwo rubanza rwaciwe rurebye ibimenyetso, tubyemeranyaho twese ko ari byo abo twaburanaga nanjye. Bariya rero bagiye baminimiza, bagenda bagabanya kugeza kuri zero. Abo bose bo hejuru ntabwo yandi magambo ufashe umucamanza perezidante w'urukiko rw'ikirenga umugize umubyeyi wawe, bimushyize mu ntoki,
mvuze ko niwe usimbura Imana ahangaha. Ntabwo Imana iramutse ije kwigira mu mirimo yayo, nta nubwo yajya muri perezidansi, ntabwo yajya muri minisiteri, yajya kuri iriya ntebe ya perezidansi y'urukiko rw'ikirenga. Byanze bikunze ukurikirana ibihangano by'umuhungu wawe Ama G The Black nk'uko ukurikira n'ibiganiro kuri Be Official n'ahandi rwose. Ibihangano bya Ama G The Black ko harimo wambwiye uti uri umufilozofe, nawe ni umufilozofe rwose. Kubera iki yigeze akubwira impamvu yaririmbye iriya ndirimbo ngo nkenyereye ku nkovu, cyangwa birahura n'ubwo buzima mwanyuzemo? Inkovu ni ukuvuga ngo ibi byose byamubereye mu maso areba, ariko kuvuga nawe yari kimwe nanjye, yabivuze mu buryo nyine bw'ubufilozofi, we yabishyize mu ndirimbo, mu bihangano. ariko ukumva mbabaye, hari igihe yaba babaye kundusha. Hari indi ndirimbo utekereza ko yakuye inspiration ku mibereho mwanyuzemo? Ntabwo, cyangwa uririnda kwinjira mu bihangano? Urabona nk'iriya yavuze ati umuntu si uyu mureba, umuntu ni ikimwihishemo, umuntu si inyama, amagufa n'amaraso gusa. Iriya nibyo yavugaga, kandi Imana izagufashe, idini ryawe niryo nyaryo. Reka babandi birirwa batorisha amaturo bagira batitira ngo baragira kugaragaza ukuri no guharanira ukuri, niryo dini. Yes, mwarakoze kubana natwe muri uyu mwaka 2025 wegereza ku musozo, kandi nanone mwarakoze kudukurikira, mwaduhaye ibitekerezo, ari ibidusubiza imbere, ibidusubiza inyuma, byo nabonye mugenda mubigabanya. Hanyuma rero turi hano mu mujyi wa Kigali, ariko mu bice by'icyaro turi Igikomero, ahazwi nko Mwibanda. Kwagera ntibyoroshye, ariko nanone kubera ko burya ngo umugabo nusohoza ubutumwa bw'abamutumye ntaniganwe ijambo. Turi n'umusaza nitegereje ku masura rwose, arasa n'umuhanzi witwa Ama G The Black. Tangira utwibwira rero. Yego, amazina y'ababyeyi nitwa Ngayabateranya, iry'idini nitwa Abdul Karim, mbarizwa mu itorero ry'Abayisilamu. Ama G The Black rero ni umuhungu wanjye w'imfura, ni umuhungu nkunda cyane, ni inshuti yanjye, mbega ni inshuti yawe, inshuti yanjye cyane, ni we unyitaho mu buzima ngeze mw'iki gihe, mbese ni umuhungu wanjye rwose, wanjye unibyariye. Hanyuma rero nawe uri mu bantu bakurikira ibiganiro bya Bagiruwubusa Official, ndetse na mbere watubwiye uti yewe kuva kare namye mbakurikira, ariko mfite nanjye bimbabaje ngomba gutambutsa kuri Bagiruwubusa Official. Bimeze bite? Nibyo rwose, ndabakurikirana cyane. Icyo mbakundira nuko intego yanyu ari guharanira ukuri gusa, ibindi by'abantu baba barimo ntago mujye mubijyamo. Mbese intego yanyu ni ukugaragaza ukuri, kandi ukuri burya ni mugenzi w'Imana. Akarengane kanjye rero ni akarengane kababaje gateye n'agahinda, ngira ngo ubonyeho nstanze, ariko mu mujyi wa Kigali nari umuntu wubashywe ukomeye, ugenda mu modoka nziza, utaha mu rugo rwiza, mfite umuryango mbese bimeze neza. Izina nari imenyerewe byari ryaramfashe, ni Nakiteke Rwanda Frigori. Nta muntu utarizi. Urabona nambaye n'imidari, imidari niyo nambitswe n'igihugu kubera imirimo yanjye. Imidari rero dusobanurire, imidari ndabona harimo uwa bronze na arija. Byaturutse kuki? Ni ukuvuga ngo ni njye nyine washoboye gukora firigo mu igiti kibajwe.
nkakora mbese naratekereje mbona uburyo firigo ziduhenda kandi nkabona ibiduhenda cyane ari biriya bifure mu by'inyuma utuma firigo ikonja ari utuntu dutoya twajya dutumiza ibindi tukabyishakira mu gihugu cyacu. Ndabikora mbona birakunze, nza kujya muri exposition kubimurika, mfite amafirigo menshi barayagura, abantu barishima, abazungu barahurura. Nuko icyo gihe baduhaga nyine ibihembo. Icyo gihe Sina Gerard yabaye wa mbere mu wa kabiri mu bantu baturutse mu mpande yose. Ubwo rero nubwo bampaye umudari wa bronze niwo nahereyeho muri 2003. Ndagira ngo nkubwire ngo urwego naringezeho mu by'ukuri, urabona nakoraga nyine gukora bisanzwe by'abaturage, ariko hari ibintu byinshi ntarinzi. Konte yanjye ya mbere muri banki, nyakubahwa perezida wa repubulika niwe wayimfungurije muri BCDI, ndetse anategeka cyangwa abwira uwitwaga Kalisa niwe wategekaga BCDI ati uyu mugabo iyi konti mufunguriye agomba kujya agafata amafaranga akayakoresha akazagarura igihe ashakiye kandi nta kiyongereyeho. Ambwira ati nibwo bambwiye ngo iyo konti ngo yitwa ligne de crédit. Nuko mbizi nubwo nabimenye. Ubwo ndahitinga biba neza, televiziyo nk'umusaza w'icyo gihe televiziyo y'u Rwanda irahurura mbese nk'ukuje ariko nje mu kababaro ntabwo nje mu byishimo. Yego nibyo. Ubwo rero nakoreraga ahantu i Remera imbere ya Stade Amahoro. Yego. Rwose mpamaze igihe cyane. Nari nturanye n'icapiro icapiro nyine rikora impapuro n'ibiki byose. Yego. Noneho haza kuza abazungu b'Abanyamerika bararigura. Abitwa itorero ry'Abayehova. Bariguze maze y'amacapiro barayasenya, bo bakayabo akwiranye n'ibyabo mbega. Yego. Barangije bakora korotire. Ubwo nsigara inyuma ya korotire. Noneho basaga ariko inzu yanjye yari aka etaje kamabwa ariko kakaba gasumba, niyo nabaga ndi mu biro byanjye hejuru narabarebaga ibyo bakora byose. Ni ukuvuga ngo ikigaragara narabajenaga kubera iki rero? Kubarebera mu bintu byabo, kandi burya Abayehova ntabwo bashaka ibintu bibivangiramo. Babikora neza rwose ku buryo nabishimye, nanjye nabonaga ko bakwiye nanjye kungurira nkahava, kuko nabonaga ntakwiriye. Noneho tuvugana n'amafaranga atari na menshi rwose. Iyo baza kubikora byari koroha kugira ngo bakwimure bagure ibikorwa byabo inyuma y'inzu yabo bahasukure. Basaba n'amafaranga muri Amerika ngo ku cyicaro cyabo kiri ahantu bita ngo iba ari Ukraine. Ni Ukraine, ntabwo ari Ukraine iriya. Yego. Iyo baruwa irahari no mu rukiko twarayigaragaje. Noneho warangije kuyabona bandikira umujyi wa Kigali. Twasabye amafaranga yo kwimura abaturage, mbese ibidukikije ngo dushobora gutunganya iruhande rw'inyubako zacu zimaze kuzura. Yego. Umujyi wa Kigali urabasubiza nawo. Urabasubiza ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Icyo mugomba gukora, mugomba kubaka inzira y'abanyamaguru kandi ntimukarenze metero 2 ngo musagarira abaturage. Ubwo ibyo byari mu buhe mwaka, kugira ngo nabadukurikiye kuri Kabayirusa Official babashe kubyumva? Byari mu buhe mwaka? Ni 2014. 2014. Ubwo urumva ko bari babahakaniye, babwira kubaka inzira y'abanyamaguru, kandi nanjye inzira y'amaguru narayubatse iwanjye, mfite na jaride nanjye, ari ahantu mbese hameze neza. Ni ukuvuga bamaze kubasubiza igisubizo kitabanyuze, bo bagiye nk'abantu byo gukoresha inyandiko birarorera.
bajya mu mujyi wa Kigali ubwo baranegosiye ya mafaranga yo kunyishyura yego ubwo bafite ukuntu babyumvikanyeho bo n'umujyi wa Kigali. Mo n'umuntu ntago iyo buvuze umujyi wa Kigali tuba tugiye kuvuga byose, buriya n'umuntu wo mu mujyi wa Kigali. Icyo kintu ni ikintu nirinda cyane kuko mu bantu hari abayitirira leta kandi aribo barimo kuyisenya, uyitirira umujyi wa Kigali kandi ari wowe wenyine, ari umuntu umwe wenyine w'igisamurimo. Muri terime ya nyayo ubu ngubu bavuga ngo kwa kundi leta ibicometse ahantu ariko we akayicomorera. Ni ukuvuga ngo ubundi leta yubatse ku mategeko nk'uko inzu yubatse ku matafari. Iyo wishe itegeko uvanyeho itafari, urugendo usenya leta. Niyo gituma iyo wishe amategeko kenshi ubona abaturage inzu mbese ni nkaho bavirwa bakabura aho bugama, nibwo bumva ngo bangonga abantu birutsanze bahunze. Nta uhunga igihugu, nta n'uhunga leta, ahunga ko yabuze aho yihisha kubera ko bamusenyeyeho leta. Ngaho nuko bikomeza rero urugendo tugiye. Ubwo noneho icyakurikiyeho bya bintu byo kunyishyura bivuyeho. Bakoresha akarere ka Gasabo banyandikira nako sinange nta nubwo bashoboye kwandika izina ryanjye. Bandikiye umugore nta nazi, barakizana ngo cyitwa ngo ni demolition form. Demolition no kuvuga gusenya ngo nisenye. Ubwo ndatangira nandikira akarere kuki murandenganyiriza iki, bate ntago tukurenganya. Murenge banabaye ntago tukurenganya. Hama hamwe. Ni nko kuvuga ngo hama hamwe. Yego. Ariko noneho burya ikintu cyitwa kubonana na Perezida wa Repubulika, nubwo mwabonana gukubita urushyi cyangwa gutuka, biguhesha agaciro ku buryo nta aramuza gukubita urushyi ahantu abantu bareba. Abasigaye bose nawe amaze kugenda wagenda ukabakubita bose. Yego. Kuko aba yaguteye iteka. Ni ukuvuga rero uko yaje kunsura muri exposition akanshima, akambwira n'ukuntu nzajya nkora, mbese akangira inama. Ibyo byatumye bijya mu bantu baturiya uriya musaza buriya none bumvise ko yanamfunguriye konte, yasabye na Kalisa kuzajya akwitaho, anyitaho. Yego. Icyo kintu kigenderaho ndahitinga birakomera. Noneho bariya abantu bagiye kunsenyera bagira ati uyu musaza biradukoraho. Umusaza arazwi, umusaza arakomeye. Hari umuntu ntashatse kuvuga izina. Yego. Ari bwiyumve mu kiganiro, byanze bikunze ari buze kugikurikira. Niwe wabagiriye inama kuko nyuma mvuye aho bari banshyize benshi baje kunsaba imbabazi. Yabagiriye inama terekada ibi turabikora ndabibafashamo. Yari uwungirije perezida w'urukiko Gacaca. Yego. Ati mumuhamagare hano, nitumara kumufashisha Gacaca yabo perezida arahita mwanga, yaba na nyine wamubyaye, yaba n'abana be bose, ubundi muhite mubisenye. Nuko byagenze. Yego. Ubwo baramuhamagara ku murenge, ngira nti bya bintu byo kubaza ndatse imodoka ndagenda nk'umusirimu n'imfunguzo, bati agarara hariya ko nta kigendo komanga zikomanga zikubitana ku rundi. Bati iwawe hihisha abatutsi benshi cyane, turi barimo na hano, nta n'umwe wapfuye, nta n'uwakubiswe, wari iki? Tekereza ibyo mvuga ni byabereye ku mugaragaro, ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo nabeshya niyo bajya mu nyandiko babihasanga. Wari waruje, wari iki cyo gihe kugira ngo ubwo bushobozi wabukuye he? Wabuhabwaga nande? None ndababwira se, none amahirwe bagize gukira nanjye niyo nagize, kuko nahuye n'ibibazo nanjye babanziza bangarika hasi. Abaturage barabizi, n'uwajyaho ngaho ni muri Remera hitwa mu Ruturusu. Akavuga ati amakuru ya Budurukare umunene ameze ati, barabizi. Noneho ndavuga nti ngewe nabivugiye mu rukiko Gacaca, ndavuga nti aho kugira ngo mukomeze mu ngaragore mufite icyo mushaka kugeraho, ni murebe icyo mumbeshyira nanjye mburane nk'abandi bagabo. Ibyo bintu niko nabivuze. Bati nako nagasuzuguro. Bati nako nagasuzuguro. Bati urumva ukuntu uvuga. Ubwo muri mu rukiko Gacaca. Rukiko Gacaca.
uri kuburana ibyaha utazi. ntazi naravuze nti yenda murebe ko mwenda washinja yenda igikombe nasahuye cyangwa ariko nanjye mbahura nk'abagabo bati wadusuzuguye wagize ute. Ubwo izo ni inyangamugayo za gacaca. Ya inyangamugayo za gacaca, ariko ukabona nazo zirimo kureba hasi, nazo zagize isoni, zagize iki. Okay, bariherera barankatira imyaka itari mike, banza ari 19. Yiki se ngo none se ko wahisha abantu ntibapfe abandi bagapfa, kuki utahatabaye abo bantu bose? Reka nkubwira n'abapolisi barananiwe, abasirikare barananiwe, Abdulkarim nta mashuri, nta mafaranga, ntacyo naricyo, muragira ngo nari gukora ibiki? No. Aha hari umwe umusaza umwe nawe arambaza atari ko se Abdulkarim ugiye kwirengagiza ko ibyabaye utabizi ntiwabibonaga? None ubwira nese wowe ntago wabibonaga, wowe ntiwari uhari. Ubwo rero none umujinya wawe urazamuka. Yego. Barankatira. Bagukatira, ubwo bagukatiye ingahe? Wanza ari 15 cyangwa 19. Ariko wa gatandatu bamaze kunkatira icyo nawe koze nafashe imfunguzo z'imodoka, fata n'ikofi yanjye nihoreza madamu. Ariko ubwo abaturage bose bararize mu rukiko bumvise ko bankatiye, bose bararira. Mbese igikuba kiracika. Yego. Mpita mva ku rukiko nijyanye, ndagenda njya kuri polisi. Ngeze kuri polisi nsanga Yesu uri kwizamu umusekirite. Oya, umupolisi warayiza ati uje gukora iki gihe kuko bwari bumaze kwira. Ntibankatiye, narinje gufungwa. Uzanywe nandese ibyo bintu se byashobokaga uko nguko umuntu ashobora kwijyana kwifunga adafite njyewe narijyanye, ba local defense bari bahari, batinye kumperekeza. Ni byabaye ku mugaragaro, ntabwo bagende babaza. Ni ukuvuga ngo kuwa gatandatu bafunze, kuwa gatandatu ku cyumweru nijoro bari bagiriye muri gereza ku Kimironko. Yego. Ngiye gufungwa. Ngiye gufungwa. Ariko noneho nyuma bamaze kunkatira bavuga se Abdulkarim ko tugufunze uzajurira? Ndababwira ntabwo najurira, koko nunjurira n'ubundi nimwe nzahasanga. Nuko nababwiye ibyo mvuga ntimubyumva, namwe ibyo muvuga simbyumva, reka dutegereze Imana ikizakora, ubundi reka yende ndigendera. Ndagenda njya kuri polisi. Umupolisi ati ngaho injire, ndinjira. Kose ibintu uri kuvuga bimeze nka filime. Ibyo bintu nukuri buretse ntago uragera ku kintu nacyo. Urumva iyo myaka bankati. Yego. Maze kuwa mbere mu gitondo wari wategekaga izo nkiko ni Mukanaganzwa, n'ubu ni perezida w'urukiko rw'ikirenga. N'ubundi ndizeye uko. Yego. Kuwa mbere mu gitondo, kubera ko byari byashakuje abantu hose, byashakuje Abdulkarim, bamufunze, bamurenganije. Sinzi ukuntu byamugezeho. Umwana wa perezida bamufunze, sinzi ukuntu byamugezeho. Umwana wa perezida, ndavuga ko perezida nyine icyo gihe yarakuze, ushobora kugendera kuri iryo rahako mwahuye. Yego. Yaranze rwose. Najyaga muri hoteli nkanywa icyayi, bakazana fagitire nkasiga inyuma, bakazajya kwishyuza. Nari mfite abasekreteri bize n'ubu barahari, nari mfite abakontabure, nari mfite abashoferi, nari mfite ibintu byose. Yego. Nuko ubwo Mukanaganzwa hageze arabavuga ati urubanza, ubwo nibyo nababwirwaga muri gereza, ntabwo nari mpare. Bati Mukanaganzwa mu gitondo kare saa moya yageze ku murenge wa Remera. Ababaza urubaza rwanjye aho barushingiye n'iki byose. Perezida w'urwo rukiko, ntabwo namuvuga izina ariko ndabazi. Yego. Aravuga ati rwose twamurenganije. Mukanaganzwa icyo yakoze, yavuze ati urwo ni rwo rubanza rwa nyuma uciye, sohoka. Aramwirukana mu nkiko gacaca cyane rwose. Ibyo ntabwo najya imbere ya kamera ngo njye kubeshya ibintu nk'ibyo, kandi tuba turebwa n'isi musaza. Ntabwo bishoboka. Nuko bambwiye. Ubwo bamusimbuza wari umwungirije, ariwe watanze n'igitekerezo
cy'uko banzana. Ubwo ngeze muri gereza ndajurira, bagiye kubona ndagarutse, bongeraho utundi twaka baguhaye inyongezo. Ariko ubwo noneho nkimara kugera muri gereza bahize bazana imashini barayora byose n'ibikoresho byose kugira ngo nta na tononovisi bansigiye, kuko baravuze bati nitumusigira akantu k'agakoresho ashobora kuzongera akamenyekana. Mu yandi magambo, niba nkumva neza, iyo mashini yaje guharura hahandi wari ufite ibikorwa byawe. Yego. Noneho aba bazungu twaburanaga bakababaza mwahahawe byagenze bite, ngo ni leta yahabahaye, muzanire urupapuro. Leta ntabwo ari umugambo ngo naragiye ngo ngume arahampa cyangwa iki, muzanire urupapuro rugaragaza uburyo bahabahaye. Urupapuro rwarabuze, na n'ubu nibwo bashaka kuruforoda, sinzi ko barwatinyuka kurwandika. Ni ukuvuga ngo bahari gutyo gusa. Ubwo noneho dukomeza, numva ko najuriye bakongeraho imyaka. Ubwo hari hasigaye ikintu kimwe gusa nyuma yo kujurira, gusubirishamo urubanza. Yego. Nsubirishamo urubanza, igisubizo kiza ngo rangiza igihano cyawe. Ubwo byari birangiye. Ikintu rero mvugira ko hari abantu muri leta, ari abantu kuko bashaka kubaka igihugu, bashaka kubaka leta, kuko leta niyo iturinda, ni nk'iyo nzu tugaga mama. Ni ukuvuga ngo byarakomeje bibageraho. Ya myaka 10 n'ingahe bankatiye, namaze amezi 6 gusa. Ni ukuvuga ngo umva urubanza rwanjye, nafunzwe ku buryo budasobanutse, nta tegeko na rimwe. Mfungurwa nta mpamvu, nta tegeko. Igihano sinkirangije, simpawe imbabazi. Mbese urumva ko ibintu ni urubanza rudasa n'izindi. Ubwo nafunguwe nagiye kumva buriya muri gereza hari abantu bitwa ngo ni abaradiyo, bafite bya mikoro bavugiraho, Abdul Karimu ntarara, fata ibintu byawe hanze. Banyirukanye nk'uwirukana umuntu wakoze icyaha muri gereza. Ubwo rero ngeze muri gereza, aho bita hanze, aho bita muri gerefe nyine, aho bakwandikira ngo usohoke. Nabo bagira ikibazo mu biro. Ese aba bantu badutegetse ngo dufungure uyu mugabo atahe, turavuga ko afunguwe, ko noneho berekana foromulere buzuza uyu muntu afunguwe, turavuga ko arangije igihano, turavuga ko bigenze bite, nabo birabayobera. Hari umwana umwe gutya w'umusirikare wari ushinzwe sekirite, ndababwira ko ibyo bintu bigenda. Arababwira ati muvuge ko mumwohereje muri tije, mwaba mwivanye mu kibazo. Njyewe ndi guseka mu bikomeye, ariko uri kumbwira agafilime. Njyewe ibintu uri kumbwira ni bumva ari filime. Ibyo mubwira ni ukuri. Baranyandikira bati muri tije, sinzi tije cyari cyo. Ubwo ndigendera. Wari uyoboye ko ari imirimo nsiba. Ariko ntaho banjyanye. Yego. Ntayo baguhaye. Reka da, ntaho bampaye. Baravuze bati mutubaza tuzavuga ko yagiye muri tije. Bashakaga agapapuro gusa. Yego. Ubwo ndasohoka nigira iwanjye. Ndagenda na pasiporo mbona barayimpaye. Nigira Dubai mbona birakunze. Wari ufite agafaranga rero? Ni kari kagihari gakeya. Ni ukuvuga ngo imiziro, nta muziro n'umwe nigeze nsanga hanze. Hashize imyaka 2, hari umusaza nawe yarapfuye, yari umudepite, umusaza mwiza cyane, kuko nawe narajyaga mukorera. Aravuga ati rero Abdul Karimu, nkubwire, mugiye inama mwana wanjye ya Kigabo, uri hanze noneho, saba urubanza rwa rusubirishwemo. Bari abantu bakugendaho, bazazamurira dosiye yawe, bazagushyira ko waturotse gereza. Ya myaka uyifunge bongereho nindi. Ubwo nari hanze nsama noneho ko urubanza rwanjye rusubirwamo. Yego. Barabinyemerera. Ndi hanze maze imyaka 2. Ubwo ni 2016.
kuko ukuntu watubwiye senariyo zagenze byari 2014. nuko rwose ubwo ndabisaba, maze kubisaba barabinyemerera, urubanza barwimurira mu murenge wa Kimironko awuvana i Remera. Hari umusaza mwiza nawe rwose ushyira mu gaciro w'inyangamugayo. Noneho ahamagara abaturage b'imirenge ibiri, yego, uw'iwanjye wa Remera n'uwa Kimironko, ati uyu musaza mumuzi wiki? Bati icyo tumuziho nuko mwamurenganije, nta kindi nuko nibwo bwa mbere nabonye umuntu w'umugabo uhagarara kukuri, ugira amarangamutima, amaso amarira yamuzenze mu maso, ndeba perezida w'urukiko. Havamo umuntu umwe ngo agiye kunshinja, ati ngewe ibyo bintu ndabivuga, ati uyu mugabo ni umuntu mubi cyane. Bataha nicyo twari dukeneye. Nge nahungiye iwe n'abandi bantu turi benshi cyane, muhungana ihene yanjye nziza ibyara ebyiri. Ahita we na mugenzi we witwa Saidi ngo n'abaswahili bahita bamfundagira 3,000 bayibagira izo mpunzi zabo zaraho zirayirya. Ubwo ni inkuru mpimbano, iyo ngiyo yari inkuru mpimbano. Oya, ihene ye twarayiguze kuko uzi ko twebwe tutarya ibyipfushe cyangwa ibyo bibye nk'abasilamu. Uzi hariya bagendaga bagafata itungo ry'umuntu bakamwica nayo nabyo bakarirya. Twari ibyo ntago bishoboka, kandi wanjye hari abantu benshi bakeneye kurya. Uwo mugabo rero nabwo yari iyi hene ndeka tuyigure, arabyemera, tumuhe 3,000 koko, barayirya, nibo bayiriye. Noneho icyambabaje, none se kuza kuyizana nk'ikimenyetso cy'uko cyabaye icyaha byaje gukomeza buretse gatoya. Yego. Noneho perezida w'urukiko avuga ati uyu mugabo mumujyane hanze, babandi bakasorenge nyine. Nimusanga ari muzima ndamufunga, nimusanga yarahungabanye niyo mahirwe bamujyana hanze. Bagarutse baravuga bati nta yarahungabanye n'ibyo. Wa wundi wagushinja yari afite uburwayi bwo mu mutwe. None se kuki yahungabanya akaguhungabaniraho kandi abihuza n'ibyaha? Ibyo ntiwabimbaza, we yumvaga ko yenda ari ikintu gifite agaciro, ihene ze n'iki byose. Icyagihe abantu sinzi icyo batekerezaga. Nuko aho namenye ko wa musaza yangiriye inama ikomeye. Yego. Hariya muri Gacaca nabo bagiye kunyandikira igipapuro ko ndi umwere, baravuga se uravuga wa mudepite witahiye. Nabo bagimaka rose turamandika tuvuga ko tumufunguye he, kuko forumire bihari bavuga ngo afunguwe avuye aha, afunguwe avuye aha, afunguwe avuye aha. Amaze imyaka 2 hanze. Ngiye babwiye nti n'abamfunguye bari babuze uko babyita, bavuga ko banyohereje muri tije, namwe ni mumfungure muvuga ko mumbanye muri tije. Nabo babikora batyo. Ubagiriye inama ugomba kubambwa. Nabagiriye inama, oya ntabwo ari kubambwa, ndabyita kubambwa. Aha, mubikore mutyo ko mumbanye muri tije. Nabo baranyarikira mbabaye umwere. Maze kuba umwere rero wa musaza arambwira ati ubwo umaze kuba umwere rero kurikirana ibyawe, noneho birakunda. Ariko niyo utaza gukora iki gikorwa cyo gusubisha mu rubanza, nta jambo wari kuzagira, mbese ubwo bari byarangiye. Ubwo njya mu karere. Ubwo tugeze mu uhe mwaka? Imyaka ntabwo ndi buyibuke, ariko ku marangiza rubanza yose ndayafite, byose birasobanutse, byose birahari. Bimwe nabonye wagiye ubinyoherereza kuri WhatsApp. Aha, birahari byose, amatariki iki byose. Ubwo mpita njya gutanga ikirego mu karere, mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Yego. Ubwo wagitanze rero ndabona ugiye gusoma ku gapapuro.
reba aho tubwire wagitanze ryari. muri 2014 niho ibibazo byose byatangiriye. Oya ikirego kuko 2014 nibwo washyamiranye na bariya uvuga ngo naba Yehova cyangwa abahamya ba Yehova birangira ufunzwe. Icyo kirego mu karere ka Gasabo wagitanze ryari? Urumva nagitanze maze kuva no muri Gacaca. Ibintu by'imibare n'ibintu by'amatariki rwose ubimbabarire kuko ntago nabyibuka, ariko biranditse. Aho biri biranditse, ntabwo biranditse, biranemejwe rwose. Yego. Hanyuma ubwo ndagenda ibimenyetso byari bigihari byose, umucamanza rwose arabigira, tubyemeranyaho twebwe n'abayehova baburanaga, twemera ko ibiciro mbese n'iby'amafaranga nayo twemeranyaho. Miliyoni 252 n'ibihumbi 360 abategeka kuyishyura. Yego. Icyo bo baburanaga bavugaga ko atari bo bagomba kwishyura, ko bahahawe na leta, bagasabwa urupapuro leta yabahaye mbese uburyo baciyemo bakarubura. Ubwo nyine urumva n'abagabo n'abazungu n'iki bakoresheje uko bashoboye, bajurira muri haute cour, mu rukiko rukuru. Urukiko rukuru rwanzura ko narenganye, batagombaga kunsenyera batanyishyuye, ariko ko atari abo bazungu bagombaga kunyishyura. Bemeje akarengane kanjye, ibirangiza rubanza rirasohotse, kandi bavuze ko abo ngabo bambereye mu byanjye n'uyu munsi biri ku mugaragaro. Ntabwo urumva, ntabwo kibanza wagihisha cyangwa kiragaragara n'ubu wagenda yakibona. Ubwo ni Remera harya ngo harya mu marembo ya stade. Mu marembo ya stade. Ubwo bati nibyo umusaza ararenganya, ariko aba ntabwo aribo bagomba kwishyura. Okay. Nanjye rero njya kujurira mu rukiko rw'ikirenga. Noneho urukiko rw'ikirenga noneho akarengane ko kakubye kabiri, ibyo bankoreye n'agahomamunwa. Baciye urubanza ngo uyu musaza yararenganye, kandi yarenganijwe n'aba bazungu. Kubera izo mpamvu rero ni ukuvuga ngo ibyo twaburanaga byose babivanyeho. Basigarana ngo akazu konyine, ngo bagende babarenga mu matafari yari ariho n'amabati, ngo bariyo banyishyura, ibindi byose bibimfabusa. Mbese umwimerere w'urubanza barawisha. Barayabategeka, bamaze kuyabategeka baranayanyishyura. Bamaze kuyanyishyura, amahirwe navuga ko ari amahirwe, Imana irebera abagabo n'ibihumbi, ariko ne kuvuga imbwa. Abavuga imbwa ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe uhimbye uwo mugani. Imana irebera imbwa ntihumye. Babazungu rero, yego, bategetswe kwishyura miliyoni 20, bigaragaza ko icyaha cyabahamye. Miliyoni 20 hariya mu marembo ya stade. Tekereza kuva kuri miliyoni 252 n'ibihumbi 600. Yego. Ukamanuka ukagera kuri miliyoni 22. Iyo mibare ntabwo ibaho, n'umusaza ntiyayibara. Ntabwo bikunda. Ubwo kandi byose ibimenyetso byose barabifite imbere yabo muri dosiye, babibona amafagitire hayo mu Bushinwa, ibiki byose, ibintu byose, kuko nari mfite nari narubatse na laboratoire, kuko nari ngeze kure kabisa. Yego. Abazungu mu Bushinwa uravuga uko wajyaga kurangura n'ibiki byose? Natumizaga utumashini tugezweho. Yego. Noneho abayehova, abo bazungu nyine banga guseba
nubwo bari kubaka ifaranga rimwe ariko kavuga ko batsinzwe, yego, ntago bari kwemera ko iyo tashi bajyaho ngo baje kuhohotera abantu kandi ari abantu b'Imana. Bajya ngo aho bita ngo ni mu karengane. Yego. Aha. Akarengane gategeka ko urukiko rw'ikirenga rusubira mu urwo rukiko kubera ko rwaruciye nabi. Rusubira mu urwo rubanza. Mu urwo rubanza. Barusubiramo. Barusubiyemo none ibyakozwemo. Noneho ntagahoma mu. Musaza ko numva watagangaye. Waratagangaye turaseka mu bikomeye ariko waratagangaye. Urumva? Barusubiramo. Mbona n'amategeko bakoresheje amarangi gute kandi bitabo by'amategeko birari burya hariya bita mu nkiko harimo ibintu hari ibikorwa by'ubwoko butatu. Hari abacamanza bakoresha amategeko, ntabwo bakoresha umutima nama cyangwa ikibareba ibyo yanditse, mbese ibyo bigishijwe n'ibyo bakoresha. Yego. Hakabamwe n'abatabera. Iyo ufite ubutabera ukaba n'umucamanza wize amategeko, icyo gihe niwe wuca urubanza neza. Hakaba n'abandi rero bakoresha ububasha. Ububasha bahabwa ububasha. Kandi byose birakora. Icyakubayeho ni iki? Bakoresheje ububasha. Umuntu wakoresheje amategeko n'ubutabera ni umucamanza wo mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo wenyine. Nuko urwo rubanza rwa nyuma rero icyo bakoze baravuze bati nibyo umusaza yararenganye biragaragara. Ariko rero kuva yararenganye urukiko rwishyuje rutagomba kwishyuza ni za miliyoni 22 bavuga. Kubera izo mpamvu uyu musaza nagenda azana n'utwo bamuhaye natwe natuzana dusubiza abazungu babandi. Ubwo none urabura biragiye none bibaye zero. Yamiwe kandi kakamize kuva kuri miliyoni 250 n'ibindi kugeza kuri miliyoni 20, kuva kuri miliyoni 20 kugera kuri zero. Ubwo akaruta kandi karakamira. Ubwo icyo ingorane nahuye nazo niki nazo nyifite uyu munsi. Izo miliyoni 20 ntaho nazikura. Niyo kandi nazitoragura. Nzitoragwemo ntazo nabaha. Uko niko kuri kwanjye. Ariko ubu nta kintu sinagura agasambu nibwo nayabona, sinagura kamoto bahita bagafata. Kakwanditseho. Mbese ubundi nukuvuga ngo baraje barambyiga mu gihugu cyanjye bambuza mbese ubu ntabwo nta burenganzira afite na muke mu gihugu. Noneho rero wumva ikintu kibabaje. Nje mvuka mu cyaro cya kure cyane. Yego. Kure rwose. Ariko tekereza kugira ngo bafate imodoka bava i Kigali. Bagiye waca aho mvuka mu karere ka Ngororero. Nanjye iyo ngiye kujyaho mbanza kugisha imitima inama. Yego. N'ahantu kure cyane imihanda mibi. Baragenda baca nyine ku murenge bari bafashe ibipapuro kuri mu kigo cy'ubutaka bati mutwereke iyi mirima y'uyu mugabo. Bagenda basanze metero 2, aho basanze 3. Ibyo byose barateje. Wekada. Baragiye burya hari abantu bageraho nabo bakabona ko ibyo barimo batari byo. Noneho barabaje bataga amafaranga yava mu tutuntu nangaye basanga n'amazutu yabajyanye ntabwo yavamo. Icyo bakoze baragiye bafata igiti cyari mu karima karaho ngaho bazirika bamanika mu idarapo ryabo barigendera. Idarapo ryabo se ry'abayehova bashyize mu igitambaro gitukura ngo bazajya ngo bahagenzura bari wabo ngo kuri za satellite. Ako se ibyo bintu ntabwo ari byo muze. Ibyo bintu ngewe mvuka mu karere ka Ngororero cyangwa ni ihungabana riri kubikuvugisha. Uko nukuri nushaka ne buzaje kubabaza wajya ku murenge wajya hehe baza kubwira iyo nkuru. Icyo nakoze ngiye iwacu bati ukaza hano urashaka kutwicisha abazungu baraje bageze bate. Ubwo naho agaciro kaba karatakaye. Icyo nakoze ariko ako gatambaro kubera nimbabaye nabaye ikihebe. Agatambaro naragenda kamanura ndakashugunya. Abantu ngo bati abaturage bati kujya kubanza kubivuga ku murenge ko batakanuka abandi ibiki byose. Mbese ubwo nuko
biba bigenze bityo. Ni ukuvuga ngo aho mpagaze uyu munsi nta burenganzira afite kubera abo bantu. none se ninza gukurura neza ndakurura mvuge nti harya izina bambwiye ko ari gute ngirange Ngayabateranya Abdul Karim. mu yandi magambo Ngayabateranya Abdul Karim yaratunze kubera ibyo atunze bamugerekaho ibyaha bya jenoside kugira ngo abitware, kugira ngo ntagaciro abantu banyange hatazagira untabara noneho ibintu babitware. Ariko ibyo bintu ni ibiki? Ni ya mafaranga yavuye muri Amerika bagira ngo bigabanire. Nagize ngo ni ya mafaranga ni ya mafaranga yavuye muri Amerika bagombaga kunyishyura. Niyo ntandaro y'ibyo byose. Uretse ubu kubutagura akamoto, kuba nta n'ikindi ushobora gukora, izindi ngaruka byakugezeho nizihe? Ntabwo nazivuga, ni nyinshi cyane. Ubu nibinashoboka ndajya kukwereka aho ndara nawe harebe. Kandi nari mfite inzu nziza, ngize nta muryango ntaki, byose byara ubu nsigaye ntunzwe n'umuhungu wanjye witwa Majido Mburaka. Utungwa n'umwana nyine? N'umwana nyine. None se hari bitumvikana ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko, kuki byageze kuri urwo rwego wumva ko wisanga wenyine? Ni ukuvuga ngo nari narabiretse rwose, nari narabiretse mvuga nti yenda igihe nikigera, hari igihe umuntu atekera umuntu nabi, kuko wumvaga abantu bavuga ngo biriya byaravuye ibukuru, ngo ni ibukuru. None iryo jambo rigatuma nyine urumva bakubeshya ngo ni ibukuru. Ibukuru ubwo ni ukuvuga nyine ngo ni perezida waba wavuze ngo bagusenyere ngo niki. Yego. Igituma naguhamagaye, igituma nkuvugishije ni ijambo nyakubahwa perezida wa Repubulika yavuze ejo bundi ati abo bantu basenyera abantu, bivuga mu iryo zina, bangiza ibintu by'abantu, ntabwo ndi kumwe nabo. Yiba n'abo baturage bari bishyize hamwe bakaza bakabahondagura, ubwo nahise ngira imbaraga. Kumbi bya bindi ngo byabukuru ni ukubeshya, ni abajura bari aho gusa. Niyo mpamvu rero numvishe ko nyakubahwa perezida wa Repubulika ari ku ruhande rw'abarengana, nicyo gituma naguhamagaye. Ariko iyo nkomeza kugira ya myumvire ipfuye ngo niwe ubikora, niwe biba byavuyeho, iyo ataza kuvuga ngo yisobanure, ntabwo nari kuzabivuga. Wari warafatiye ku munwa nk'ubwangati ibintu bivuye ibukuru, se waba uvuga ibiki? Icyatumye icyanteye imbaraga rero ni amagambo amaze iminsi avuga agaya abantu bakora nabi kandi bikamwitirirwa. Iyo uryamye ukabona uri hano muri iki cyaro cya Gikomero, ukibuka ukuntu wari umeze, wumva ukuntu wagendaga ufata urufunguzo rukubitana n'urundi rwa kontake naho uri bufungure muri ofisi, ibyo bintu ubyakira ute? Amahirwe ngira ndi umuntu w'umunyamasengesho, burya amasengesho arafasha. Wagombye kuba wariyahuye kera cyane. None igituma ntiyahuye ni iki? Igituma ntiyahuye ndagira ngo ndakubwira. Imana yabujije kwica, ariko ntabwo yigeze avuga ngo ntimugapfe. Nuvuga ngo ndamutse niyahuye naba nishe, ariko gupfa urupfu rwose napfa, ubwo wanyica urwo ari rwo rwose nta gishyashya bukoze, kuko ntabwo mbijiririjwe, ntabwo njiririjwe gupfa, ntabwo njiririjwe kwicwa. Ariko hari nk'umuntu untabaye akaza akanyica ntabigizemo uruhare,
mfite n'icyo namuha nanjye muha, ukakimuha kugira ngo akwice. kuko yaba nkoreye. muze ko umuntu ashobora kumva ko ugeze ku rwego rubi, umuntu ashobora kumva ko ugeze ku rwego rubi rw'ubwihebe kandi igihugu gitera imbere. Ntabwo njya niheba kubera nzi ko Imana ariyo ishobora byose. Sinshobora kwiheba. Yego. Ariko gusa iyo wumva amagambo y'abantu, yego, ushobora kwiheba utari mu Mana. Ariko wenda reka nguhe urugero. Yego. Iriya yose si imisozi ureba, ntubona ko ibi si ibirayi n'ibigori n'ibiki byose. Ariko jya ahantu wumve abaturage barapfuye, inzara irabishe, ubu se ibihano byateye, umunyamerika arafata igihano iki kigori cyangwa kumera, umunyamerika aradufatira igihano inka ye kubyara. Abantu rero mu mitwe yabo niho ibintu byazambiye. Bafasha abantu bandi babagira imana zabo. Yego. Ariko kuri mu Rwanda ntacyo tubuze, turibuze twebwe ariko ntacyo twabona. None se imitungo yawe yari kubaruyeho? Iyo basenye? Yego. Yari imbaruyeho. Ibyangombwa by'ubutaka urabifite? Cyane. Nuvuga ngo ibyagerageje kubura kubera imyaka biragaragara mu marangiza rubanza. Muri systeme biragaragara. None se kubera icyo utagenda ngo ngire nte? Ushobora kujya gutanga ikindi kirego. Ntago bishoboka. Ama-G the Black agomba gufasha. Urukiko rw'ikirenga kuva rwitwa ngo n'urw'ikirenga. Yego. Ariko n'abantu nirwo rwarangije urubanza. Nta handi hahari. Icyo nsaba gusa no kuvuga ngo cyane ndasaba presidente w'urukiko rw'ikirenga ari nawe wakurenganuye ku rwego rwa mbere. Ari nacyo cyizere mfite. Mukantaganzwa none icyo cyizere mfite kuba Mukantaganzwa Domitira ari we wongeye kujya ku isonga, noneho nyakubahwa perezida wa Repubulika akaba yongeye kujya ku ruhande rwanjye. Kuki ntagira imbaraga? Urumva ntatongeye kumera ubwoya. Nongeye nahagurutse kubera izo mpamvu. Gusa nasabaga president w'urukiko rw'ikirenga, icyo ngiye kumubwira nawe ashobora kuba nawe atakizi, ambabarire. Uriya mwanya arimo. Yego. Ni umwanya Imana iramutse ije niho yakwicara. Iriya ntebe yicaramo ni Imana yakwicaramo. Umucamanza niwe wenyine uvuga uti kanaka mumwice, bakamwica. Kandi nta mware ntagira ati. Namusabaga rero ko imanza zose ziri munsi y'ibirenge bye, aha agaciro urubanza rwaciwe rukurikije amategeko, rwaciwe n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Nirwo rubanza rwaciwe rurebye ibimenyetso, tubyemeranyaho twese ko ari byo abo twaburanaga nanjye. Bariya rero bagiye baminimiza, bagenda bagabanya kugeza kuri 0. Abo bose bo hejuru ntabwo yandi magambo ufashe umucamanza president w'urukiko rw'ikirenga umugize umubyeyi wawe. Bimushyize mu ntoki. Mvuze ko niwe usimbura Imana aha ngaha. Ntabwo Imana iramutse ije kwigira mu mirimo yayo, nta nubwo yajya muri perezidansi, ntabwo yajya muri minisiteri, yajya kuri iriya ntebe ya perezidansi w'urukiko rw'ikirenga. Umutima wawe urababaye? Niko nyine umuntu ateye, ngomba kubabara, ariko kwihangana bitera kunesha. Hanyuma nanone uragira uti perezida wa Repubulika niwe kwambitse iyo midari, niwe wagufungurije konti ya mbere muri banki ya mbere. Nibwo warutunzeho konti? Nibwo natunzeho konti. Ibyo bambwiraga byose sibyo ku buryo Kalisa BCD yarambwiye ngo
aya mafaranga ntabwo twayaguha utazanye icyo bita business plan. Yego, kigaragaza umushinga wawe. Ubuze ukuntu byagenze. Business plan burya ni ikintu gihenda. Hari ikigo cya leta cyitwa Kapomeri. Yego, naragiye nti bantumye business plan kubera ko bari bazi wabitegetse. Bayikoze mu minsi itarenga 5 bitanyijyana muri BCD. Yego, BCD rero ubwo abaturage bo bari bazi ko amafaranga nayafashe ndigize ariko ntayo nigeze mbona. Kuki utayabonye kandi byari byaturutse ibukuru nkuko bivuga? Byari byaturutse ibukuru ariko byakomeje abantu n'abantu uretse gatoya uzaze mu cyumweru gitaye gutyo. Kalisa Linda sinzi ukuntu byagenze baramufunga nuko biherereyo. Ariko nge ntago mbigaya kubera ko agaciro nagize kubera kumenyana na perezida wa Repubulika. Ashima ambwira kuko ndibuka inama yangiriye yaravuze ati umva wa musaza kuko nanajyanye ibifirigo byinshi, reka gukora byinshi, kora bike ariko bikore neza binose. Iyo mpanuro ndayibuka. Hanyuma nanone unsubije inyuma nanone ariko nta kibazo, turi mu kiganiro. Ubumenyi bwo kumva ko ugiye gukora firigo mu giti bwaturutse? Umva rero noneho ngiye uko navutse biko byumva ni wacu navutse nzi gusoma. Nukuvuga ngo nzaho nigishije ariko ho nize narahabuze. Ni ibintu navanye mu mutwe wanjye kureba nkavuga iki ngiki wakigenza gutya akakigira gutya. Wari warigeze utungaho firigo iyi ya kizungu ku buryo uvuga uti nayo nigeze ntunga? Narebeye ko bazabande ntayo nagiraga, narebeye ko bazitunga nyine. Nabanjije kugerageza gusana none mpita nyibona ndayiyunguruka mbona nta kiri mu nanjye nayikora. Ni naho se Ama-G The Black yakuye buriya bumenyi bwo gukora firigo nawe muri bora buryo? Ubumenyi bwe ntabwo nigeze mbimwigisha, ariko ni bya bindi bita ajya babita hereditaire cyangwa iki. N'umurage. Yego, buriya nawe ntabwo ari umuntu usanzwe. Oya, n'umunavugana zumva azakubwira ikintu wumve ahereye mu mizi rwose. Naho ngewe ibyo bita amashuri nta mwarimu nzi. Yego, nta kibaho nzi rwose, ariko ndatembera ndajya muri Aziya genda hirya nditegera indege. Ese ubwo ugiye mu biki? Abo banigeze kukubwira ko ndi umuyisilamu. Yego, ndi umuyisilamu wo mu bwoko bwitwa abashite. Yego, abashite rero muhora muhanganye n'abashiya. Animo bashiya. Yego, abasuna ahubwo basuni bari ngo bavamwe ibyihebe ni ngendo mukafiri. Oya mukafiri n'umuntu utari umusilamu. Siko mubifatara ariko ni ikinyoma. Nubwo wumva ndi umuyisilamu ariko ntabwo ngira idini yanjye ni ukuri. Idini ryawe ni ukuri. Ko numva buriya hari umusaza duhuza. Ama-G The Black waramwibyaye kweli. Buriya hari umusaza duhuza uwitwa Rutarisire. Si umupasiteri ariko buriya nawe nta dini agira. Idini rye ni ukuri. Ni ukuri. Tugenda twigira inyuma gato kugira ngo yego. Idini rye ni ukuri. Kuvuga rero ngo nta wambaye ikanzu nta bwanwa ufite ngo umukafi. Oya, komeza inyuma. Ndakubwira nk'ibi biganiro bya ukora. Yego, naryo ni idini. Iyi ni ryo dini. Biranjyana rero uraza gutuma nkubaza ku ndirimbo za muhungu wawe. None wenda tekereza hari umuntu ushaka kugwaho urugero. Yego, hari umugabo witwa Dashimu uriya munyamakuru. Ujye uvuga utuntu ngo inzu y'ibitabo ngo ibiki. Uriya muntu abo bapasiteri, abo bashehe, abo bapadiri baramutse bigishije nkawe, urabona abantu bose batazajya mu ijuru. Dashimu rero uramwemera? Ntabwo umwemera bisanzwe. Ni umuntu uvuga ikintu nk'uko kwawe nyine.
ririya rero ubundi niryo dini. Yego. Idini ntabwo ari makanzu, ntabwo ari ukwitwa. Kwitwa no kuba biratandukanye. Yego. Ubundi kuba ni mu bikorwa. Iyo ukora neza ubwo nibwo buri mu idini. Ariko iyo ukora nabi uba witwa uwo mu idini. Nuko rero nta dini ngira. Idini yanjye nukuri nubwo mbaririzwa mu Bayisilamu. Ariko nzi ukora ibyiza byose kuba nemeye ko ubwisilamu ari ukuri, ukora icyiza cyose nge muhita mushyira ko ari umusilamu nubwo yaba atabizi. Ubu ufite imyaka ingahe muze? Imyaka ndayigize ndagiye. Oya uracyahari? Oya mfite imyaka 61. Ubwo ibyo bikorwa wari warabitangiye ryari kumva ko wakwikorera akantu nkako ngako? Nabitangiye ufite imyaka 25. Narakoze cyane. Nukuvuga ngo Imana yampaye. Hari uruganda rwa leta ruri Butare rwitwa Labofar. Labofar ndayibona. Nyuma y'intambara bari yarapfuye idakora. Buriya ibika ibintu byitwa za serumo. Barakayakaya bazana abazungu bakadabira bananira. Umuntu arababwira ati mushaka umusaza witwa Nakiteki. Nakiteki niryo zina ryanjye zira. Kubera uruganda wari ufite? Kubera nyine bazi uburyo nkurikirana utuntu nkatumenya. Ngiye kumva numva barampamagaye bati ngwino. N'ikizu cyose nyine cyari cyarapfuye. Yego. Bati ibintu byacu byarapfuye turagira ngo dukorere. Ubwo nkora devi kubera ko ntago bigeze bambwira ko n'abazungu bananiwe. Nkora devi ntoya nyine kwi. Bati urabikora ndabikora. Bati ngaho bampa avance njyana n'umutekinisiye wanjye. Wumve ikintu gikomeye ni nge nyine wari ufite iriya sitasiyo ya Radio Call. Ninge musibira wari ufite biriya by'abasirikare biriya byarojya ibyombo nabyo barabitabatabye. Iwanjye ari hamanitse umunara, mfite lisansi, mfite furikansi zanjye. Ubwo icyamfashije gutsinda aho ngaho Butare ni iki? Nafashe umutekinisiye wanjye genda hejuru muri parafu aho insinga zihurira. Nanjye njya hasi. Ubwo tukavuganira ku cyomo. Fata gatatu ushyire kuri gatatu. Yego. Ku byombo. Fata umuhondo ushyire ku muhondo. Mu gihe cy'amasaha 2 abari mu ruganda basohotse birukanga bati byakunze. Bati baba senzi babazungu ko ntacyo batakoze, amafaranga barayajyanye, ubigenjeje uti? Nabikoze byarangiye. Yego. Ari Nakiteki wabyikoreye? Ari Nakiteki ntaho nabizi. Ariko Imana ikankoresha nuko biratungana. Bamana kandi kazi mu bindi byari byarapfuye mu kigo hariya ndabikora. Nuko bamagama agafaranga. None bariya bangeneye zira miliyoni 22. Nta nubwo ziguze iriya communication yonyine. Iyo communication wakoreshaga? Nta nubwo zibiguze. Uzicyumva buriya amafaranga kigura. Kimwe cyonyine nakoreshaga Motorola. Byemewe rwose abahungu banjye birirwa rojya bayifonya baki. Akazi dukora neza cyane. Ubwo wakoreshaga uruhe rurimi? Ku byombo se? Ikinyarwanda gusa cyangwa? Okay, noneho njyewe ubundi ndahombye kuba ngo yewe nitwaga 1/4. 1/4. Nuko iyo bashakaga N4 duheze ko twarashyizeho amakode. Umwe afite uko yitwa umwe ayo makode. None koko iyo bavuga byose babivuga, ariko uwo bashaka baravuga 1/4 nkumva ni yewe. Yego. Avuga Ikinyarwanda nibiki byabaye mwanshakira.
ubwo bose bakabyumva, bagiye i Butare, bagiye bose tukumvikana hose, mukumvikana. None se ntabwo uteganya cyangwa wumva wenda wasaba nka gahunda wajya kubwira akarengane kawe presidente w'urukiko rw'ikirenga? Buriya ari muri batanu igihugu gifite bakomeye, uhereye kuri perezida wa repubulika. Njyewe uravuga ngo bari muri batanu bakomeye, njye namushyize ku rwego rwa mbere. Ubucamanza burya nta kintu ndetse ntujye wumva abaperezida bakatiye. Yego, si abacamanza se babakatira. Iki kiganiro nawe aracyumva kandi biri mu bushobozi bwe. Yego, azajya mu nkiko ze, afate amarangiza y'urubanza, arebe afate icyemezo. hanyuma se nanone kwa kundi nanone perezida wa repubulika uvuga uti yarakuzi, ariko mu kukumenya akakumenya nk'umuntu washatse gutera imbere, none ahubwo abantu navuga nta nubwo ndabita abantu be, ahubwo hari abantu bamutobeye muri gahunda ze, wewe uramubwira iki? Ni ukuvuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika nari muzi, ari umuntu mwiza, angira inama, ariko bamaze kumbwira ngo kurengana kwanjye ngo niwe byavuyeho, navuze yahinduwe n'iki? Baramwiyitiriye. None se iyo bakubwiye ngo byavuye ibukuru, umva byavuye he? No nkibaza se, noneho njyewe icyambabazaga cyane, ibi yabinkorera kubera nyungu cyo bifitemo. Koko yakunda, nawe warabyibajije? Nanjye narabyibajije, bikangora, simbyemere. Yego, ari nacyo gituma iyo nshoye mu bintu uvuga ngo ni leta njye ntabwo nkwemerera. wamaze guhumuka. Uzanye ipiki ndakureba, ni wowe ufite uko witwa, nurangiza ngo leta ninde wayibonye? Leta iba hehe? Leta ituye he? Abantu b'abanyabubasha nibo bakoresha ubwo bubasha, ariko nyamara iyo barahira rwose ninkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nzabihanwa n'amategeko, ariko si cyo bakora gusa se. Ibyo byose kandi barabikora bigahita bijya hehe? Kwa nyakubahwa perezida wa repubulika. Ingaruka niwe zitugwamo nkuru, ugasanga stress niho zigiye, ibindi barabiriye. Natanze urugero ko umuntu wese wishe itegeko abavanye itafari kuri leta, nuko leta bazisenya. Iyo yakuyeho ari menshi, abaturage bariruka, kuko none se umuntu gusanya w'inzuka bigumamo. Ariko abaturage bubatse leta bakayubaha, bakashyiraho amatafari, nta wakwifuza kugira ahandi ajya, kuko ntabanyagirwa, kuko leta igomba kututwikira, mbese n'ibyo. Hari n'ikindi kintu tuvugana kuri telefone, wambwiye ko mu buryo bw'imibereho, imibanire mu muryango nabyo byagize ingaruka. Ndagira ngo niba ntaba ninjiye mu buzima bwite, cyangwa wumva wakibwira abadukurikiye kuri Bagiruwubusa official. Oya, icyo ngicyo reka tukireke. Icyo reka tukireke, kubera ko hari abantu bashoboye kwihangana n'abadashoboye kwihangana, cyane cyane nk'igitsina gore. Urabizi, kugira ngo umenye umugore icyo ari cyo, ibeshya ukene gato gusa, ibeshya ukene cyangwa uzahita umubona. Yego, ubwo abakuru barita bumva icyo uvuze. Abo rero ntabwo namurenganya, nta n'uwo narenganya, ibyo nuko ntabwo dushobora kwihangana kimwe. Hanyuma byanze bikunze ukurikirana ibihangano by'umuhungu wawe Ama G The Black, nkuko ukurikira n'ibiganiro kuri B Official n'ahandi. Ibihangano bya Ama G The Black ko harimo, wambwiye uti uri umufilozofe, nawe ni umufilozofe rwose. Kubera iki yigeze akubwira impamvu yaririmbye iriya ndirimbo ngo nkenyereye ku nkovu, cyangwa birahura n'ubwo buzima mwanyuzemo? Inkovu ni ukuvuga ngo ibi byose byamubereye mu maso, areba
ariko kuvuga nawe yari kimwe nanjye yabivuze mu buryo nyine bw'ubufilozofi we yabishyize mu ndirimbo mu bihangano ariko ukumva mbabaye hari igihe yaba babaye kundusha hari indi ndirimbo utekereza ko yabaye yakuye inspiration ku mibereho mwanyuzemo? Ntabwo cyangwa uririnda kwinjira mu bihangano? Urabona nk'iriya yavuze ati umuntu si uyu mureba, umuntu ni ikimwihishemo, umuntu si inyama amagufa n'amaraso gusa. Iriya nibyo yavugaga, bisobanura kuvuga ngo umujyi wa Kigali cyangwa leta ni nko kuvuga umuntu, ba bantu barimo b'abanyabubasha nibo bakora amakosa. Nicyo yavuze rero, nicyo yavuze kuko yaravuze, hari ukuntu yavuze ngo umuntu utinya ikiriyo agakora ikirori. Harimo akantu ka filozofi ukuntu wa mugani wawe. Gusa igihe ngezemo yego ndetse narumye, nta kintu ushobora kunkangisha kuko ntabwo wambwira ngo uranyica, nakubwira ntaho niho najyaga kuko ntabwo ari igishyashya, ntabwo ari igihimbano ubuzanye. Gupfa ntabwo ari icyaha, ntabwo wavuga ngo uramfunga. Ibyo ni ibisanzwe n'abandi barafunze. Ni igiki hano ku isi wanzanira vuge ngo urantera ubwoba? Ni igiki? Nta gihari. Ni ukuvuga ngo byararangiye, umutima warumye wabaye iki? Niringiye Imana gusa. Wiringiye Imana? Imana ikuza bino bigori kagira iti niyo niringiye. Naho ibindi bankangisha ngo umunyamerika mufata umuntu nk'abandi bose. Umunyamerika mwiza ni mwiza, numenya kubana n'abantu. Umunyarwanda mwiza ari mwiza, umunyamerika mubi ni mubi. Naho mpagaze nta bikangisho rero. Igihe mpagaze ku kuri, yabaho mvuka nta deni, nta kibazo mfitanye, yabaho ntuye, yaho ncumbise, yaba naho nakoze, nta kibazo mfite. Ntabwo utekereza ubundi buryo wenda wakumva ko wakurikirana iriya mitungo yawe uvuga abo ngabo bakunyaze? Uburyo bwararangiye, ntabwo bushobora kurangira. Burya ntibakakubeshye. Yego, ushobora kujya mu rukiko ugatsindwa muri by'impapuro, ariko ku mutima wawe utatsinzwe. Yewe niba gucira urubanza azi ko utatsinzwe, hari ububasha cyangwa ibyo bindi byo guca ku ruhande. Ruriya rubanza ruba rugihari n'ubwo baba basinye bagize bati. Gukurikirana imitungo yanjye rero, ndumva ko abayobozi barabyumva. Ntabwo ari amafaranga menshi, amafaranga miliyoni 250. Niyo wabwira minisitiri umwe muri ma minisitiri 100 ngahe, niyo wanza na meya yayama, igihugu n'igihungabane. Ni ukuvuga ngo mbega yego kunkorera iki gikorwa ni igitafari kinini bavanye kuri leta yanjye cyangwa y'ahantu hose. Ni ukuvuga ngo hararangaye, ni ngombwa ko bagarurira itafari barisubizeho. Mu yandi magambo, basenye inzu hararangaye, abajura bashobora kwibamo. Na n'umuyaga n'iki byose. Iyo nzu mvuga ni leta. Iyo wishe itegeko uba uvanye itafari kuri leta. Iyo bibaye akamenyero nibwo usanga abantu batari stable, badahagaze muri buntu wese ari ubwo. Ikindi kintu ndi kwibaza, ko habaho uburyo abaturage bo mu byaro njya numva, cyangwa ukajya ukabona nk'umunyamakuru nk'uko wanyoherereje biriya bigaragaza ko imitungo yawe yagiye, uburyo wafunzwe, uburyo waburanye, habaho n'uburyo bwo kwitura ibiro by'umukuru w'igihugu. Wowe nk'umuntu wenda uvuga uti kwanza ni nawe wamfunguriye iriya banki, niwe wamfunguriye konti, ntabwo ubwo buryo wari
niba ubuzi waba warabugerageje, niba utari ubuzi wenda nkaba mbukumenyesheje, uratekereza kuba wabukora bimeze bite? kubukora, kumwandikira ukajyana ibaruwa? kumwandikira bwo byo nzanabikora kuko njye nanajyagayo ariko muri perezidansi naragenda ngapadika imodoka nkagenda nkadepoza kuri resebusiyo nkongera nkasohoka. Ubwo wabaga ujyanywe n'iki? Ibyo bibazo byawe? Hari n'ibindi byinshi najyaga nibuka ko nagiyeyo nk'inshuro eshatu ariko ntabwo nibuka ibyanjyanagayo, ariko niba ari nabaga nanditse. Akomze ubwo ku myaka yawe n'imbeshyire ngo wenda wahuye n'ibibazo biraguhungabanya, ntabwo uri kwibuka n'icyabaga kikujyanye? Ntabwo mbyibuka pe, naribagiwe neza cyane. Nibagiwe kubera iki? Aya magambo y'abantu bari hanze aha ngaha, iki buriya byavuye ibukuru nibo babitegetse, icyo gihe rero uhita noneho upfa ukabundarara. Nakubwiye ngo igituma nemeye kukubwira ibi ngibi ni uko perezida wa repubulika yavuze ku mugaragaro ko atifatanije n'abagizi ba nabi bamwangiriza, mbese bamwangiririza abaturage, kandi niwe ubashinzwe. Ama G The Black hari indirimbo yaririmbye ngo tube intore ntitube inkebebe. Nawe bakubereye inkebebe cyane, baragusahuye? Barasahuye. Mbivuze ku mugaragaro, abanyabubasha n'abafite umutima nama n'iki nabo bazagira icyo bakora, bibananiye nabo bazabyihorera, ntabwo nzabarenganya. Ariko nzi ko bitabananira. Ko ngese numva wasubira kuri perezidansi cyangwa ukajya gushaka gukora iki? No, ufite akababaro ndagafite, akababaro nkavugiye ku mugaragaro. Uzakumva kamukozeho cyangwa nawe azagira icyo, naho ubuzima bwo kugirwa gutya ndabumenyereye, nta mpamvu. Imyaka 11 irihiritse, kuko 2014 turi 2025, ubu ugiye kuba 12 utangiye ubwo buzima, niba ariko nabivuga. Ariko rero yego reka nikusoreho gatoya. Ntabwo ari 2014, oya, nafunzwe 2005. Ayo matariki navuze nari muri biriya birangiza rubanza, kandi uzi ko irangiza rubanza mara imyaka 2 nibeshye. Nanjye byari byabaye nk'ibincangamo ukuntu, ariko kubera ko ari wowe nyiri inkuru numvaga imyaka irarenga 20 ahubwo. Igiye ko ubwo yaba ari 2025. Ya biragoye, birumvikana. Hari abaza kureba iki kiganiro tugiranye, nabo ngabo uvuga uti muri perezidanse baba bafite abakurikira ibiganiro nk'ibi ngibi, bibaye ari ngombwa ko watanga icyo twafata nk'ubusabe. Ubusabe bwawe bwaba buhe? Ubusabe bwanjye ni muri nakubwiye ko akarengane kanjye inkiko zose zarakemeje. Nuko ndenganura nkongera nkasubirana ubuzima. Abafite mu bubasha bwabo kundenganura barahari, ni benshi. Kereka batabishatse. Ariko ubundi nongere nibutse ko kundenganura ni ugusubiza itafari bavanye kuri leta hariya, badusenyera leta, bagenda bavanaho itafari rimwe. Barizane barisubizeho. Yego, twubake leta yacu. Iyo mpuye n'abantu bafite ibibazo nk'ibi ngibi, ntekereza ari inzego zibishinzwe ziba ziri bukurikire ikiganiro, ari wenda n'abagira neza bumva ko Muzehe Abdul Karim wenda wanabafashije kumenya gutunga iyo firigo yo mu giti. Ubu ngubu mu yandi magambo asigaye abayeho nabi, ndirinda kuvuga ngo arabunza imbehe mu bakwe.
ubwo rero muri ubu buryo ndifuza ko niba ntacyo bitwaye bitinjira mu buzima bwite bwawe, watanga telefone yawe, wazagushaka, wazumva yagukemurira ikibazo akaba yazana kubonaho. rwose nge nta banga ngira koko nta kintu mpisha rwose. telefone yanjye ni 07 9 40 77 616. Naho utuye? ubu ngubu ndi hano nyine mu karere ka Gasabo. Nagerageje kwegera mu cyaro kuko ubuzima bwo mu cyaro buroroshye kurya ku bintu byose mbese biroroshye. Karere ka Gasabo ariko ni kanini? Ni mu murenge wa Gikomero. Umudugudu, akagari? Akagari ni Gicaca. Umudugudu ni Nyagasozi. Utekereza ko mu kiganiro tugiranye haba hari icyo wenda ntakubajije washakaga kuvugaho? Ndumva byumvikanye. Nta kindi wongeraho? Icyo nongeraho gusa nuko nk'iyo nomero nkuhaye, yego, izo ntabwo arizo nakoreshaga. Nagiraga za ziri zitwa ngo wisa 30. Yo, za zindi z'abategetsi n'abakire bazanaga fagitiri wanjye mu biro. Nkishyura buri kwezi. Ubwo mu yandi magambo radio call nayishyuraga umusoro wa buri mwaka. Hanyuma se ubwo watunze telefone ryari? Natunze telefone ndi wa 522 mu Rwanda. Oya nibyo kubera ko nomero zanjye reka nzikubwire. Zari 08 300 522. 522. No kuvuga ngo iyo mibare y'inyuma nizo zahitaga zigaragaza umuntu. Ushyizemo umubare w'abantu, ushyizemo n'abadepite n'abaki byose, urumva ndi muri abo. Ariko ubu ngubu ugiye ukabona aho ndara wakwibaza kwere umuntu amuvana mu gicu akamugeza hasi hasi. Noneho kubera imyumvire yanjye ntabwo imeze nk'iy'abandi, kunyumvisha ngo ni leta ni ubuyobozi ntabwo ushobora kubinshyira ngo bikunde. Ni ibisambo byahawe ububasha bikora ibyo ngibyo. Abo ni nabo banzi b'igihugu, ni nabo basenya igihugu. Twe ntitubimenye rero tukaryana ndore ari babandi bakoresha ububasha bahawe mu nyungu zabo bwite. Ako nizere ko wa mugambi wambwiye uti ndasenga nafashe gahunda yo kuvuga ngo kwiyahura niko kwica, nizere kutazagira kuri urwo rwego muze. Ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana yaravuze ngo ntukice, ariko ntabwo yigeze ivuga ngo ntukicwe cyangwa ntugapfe. Oya byo ndabizi. Nge rero ndebe iki Imana yambujije kwica. Kwiyahura ni nkuko nawe nakwica cyangwa nkicundi. Icyo ntacyo nakora. Kandi ntacyo mbaye. Ese kurya usibye nyine ibintu by'iki ntarya nkanabisigaza, kandi buryo umuntu yareyeze ibindi binebiki. Imana ndayigaye. Ugeze muri gereza uraregwa genocide utazi nuko byagenze. Ugeze ubonye uburyo nafunzwemo wakumirwa. Imbere nari chef bya bindi byo kuvuga umuntu yazaga kunsura bakamamaga bati mubwire muze yaje ku igihe bahamagaze ku ruhande reka da nta kibazo nigeze ngira na gitoya. Reka shwishwishwishwishwish. Ariko se oya ibyo mvuga kubitekereza ukumva ko muri wowe uzira ubusa kubikurura byarakundaga. Byarakundaga kubera ko nzi ko hari ibintu byitwa ibigeragezo. Ubu si igitangaza ko mu myaka 3 cyangwa 5 tuzajya duhura ndi muri VOT. Ibyo byararangiye. Imana ibyindi kora ntabwo ushobora kwibaza uko bimeze.
ibintu ntabwo bintu bishobora kukubaho gutyo Imana itabishyizemo akaboko, ntabwo bishoboka. ni ukuvuga ngo kwa kundi uhora wizeye nta nubwo wataye icyizere cy'ejo hazaza, kugira ngo kuko ntabwo ari igihano. Iyo itari igihano aba ari ikigeragezo. Ntabwo rero nasaba Imana ngo ndinde kugeragezwa, yego, ahubwo nayisaba gutsinda ibigeragezo. Burya iyo umunyeshuri agize Imana bakamushyira kuri lisite yo kujya gukora examen, burya baba bamukunze. Ariko bavuze bati ntujye mu kizami genda. Mzee, harimo filozofi nyinshi wa mugani wawe. Nge rero ndi mu kizami. Harimo filozofi nyinshi kandi nzayitsinda. Mugani wawe harimo filozofi nyinshi rwose. Ndanizera no kuba bigeze kuri uyu munota ukaba ugitekereza gutyo n'icyo kizamini wa mugani cyangwa n'icyo kigeragezo waragitsinze. Kuko nari nagitsinze nk'ubu ngubu kugira ngo umenye neza. Ntekereje kavuga ngo reka numva umuntu naba nanga, yaba mu mahanga nta muntu nanga, ntawe mbona, nta mbereka ushyizemo, ntabwo nkubeshya, nta muntu nanga pepe nawe bumva ngo barame nta muntu nanga. Yego, kandi nanjye uko mbizi nta muntu nyanga, ntawubaho. ubwo umuntu wenda hari abashobora kuvuga bati buriya muzehe ni kwa kundi imfura ishinjagira ishira. Oya, ntabwo nshira. Ndiho kabisa. Ariko waribyaye we, umva, waribyaye kuri Amag Black cyane. Icyo bita zahabu urakizi. Ukuri nk'ibi biganiro bya ukora, yego, ibi ni zahabu. Zahabu wafata ukayirundaho imyanda ukagira ute, ariko iguma ari zahabu. Imyanda zahabu ikongera ikaza hejuru. Zahabu ntabwo wayitwika igitwike gishya gishire kibikara cyangwa iragenda igashonga ikongera ikiyegeranya ikongera ikaba zahabu. Iyo ufite ukuri kwawe rero gukomereho, abagukubita gukubite wagukenyereyeho, ariko kuri kufitanye connection n'Imana. Aho rero ntabwo nagira ubwoba. ntabwo banyigira. Ubuse uheruka ingorero ryari? Uheruka ujya kumanura ka gatambaro? Oya, nk'amani maze kujyaho nka kabiri. Maze kujyaho nka kabiri. Ntabwo kwa kundi umuntu aba yarabayeho umugabo ariko kagera mu bizazane, abaturanyi cyangwa inshuti n'abavandimwe ntabwo bagukuyeho amaboko bavuga bati oya, icyo kintu nabonye bose baranyuma. Aho ngeze hose ntabwo ari ukuvuga ngo naha ncumbitse. Icyubahiro y'Imana yakiguhaye urakigendana. Ariko njyewe ndakomeza guhatiriza ngusunikira kuba wagana bari abategetsi, yaba Perezida wa Repubulika yaba n'urukiko rw'ikirenga, kuko barakuza. Oya, njyewe mbivugiye ku mugaragaro. Nibabona ari ngombwa hari icyo bazabikoraho. Nibabona bitari ngombwa, nkuko navuze ko President w'urukiko rw'ikirenga ari mu mwanya w'Imana, Imana itageze ikigukorera wabigenza ute? Ntacyo wakora. Ntacyo wakora utari kumwe nayo. Oya, ntacyo wakora utari kumwe nayo. Bose bafite imitima, ibyo mbivuze ni ibintu mvuze ku mugaragaro, bashobora kugenda bakayiregera muri za archive bakareba bakabisangamo. Nta kinyumo ntabwo njya mbeshya. Yego. Mu kintu urana Amag Black ntabwo ushobora kumubona mu kinyoma n'umunsi n'uyu. Waramwibyaye nyine nibyo navugaga, yaba ku masura wagira ngo namuhitiramo amagambo akoresha. Oya, nagiye kubona mbona nawe abaye kuri. Yego, ntabwo tugira inama y'ibyo avuga, ntabwo tugira inama, ariko iyo tuvuze, iyo tuganira, iyo muganira wazampuza. Gusa ninjye wamusobanuriye ibyo turi byo. Ibyo muri byo ni ukuvuga ngo turi abafilozofi, ubwenge bw'umwimerere. Yego. Wamubyariye Ngororero cyangwa wamubyariye i Kigali? Ngororero naje ndundi umwe ndi kw'abapagasi baza. Yego, Amag Black ni umunyakigali. Yavukiye i Kanombe mu kigo cya gisirikare aho. Mu kigo wabayeho umusirikare? Oya, kubera nariho nari ntuye.
yego kandi harimo ibitaro kanda yego neza mbyumva okay muze rero kuganira nawe ndabona uretse kuba bwije hari ibintu ni byinshi twavuga ariko tuvuze ibirebana n'iki ngiki tuvuze ibirebana n'iki ngiki twizere ko wenda n'undi munsi tuzabakenera kuba twaganira namwe ku bundi buzima bugize igihugu cyangwa n'abagituye tuzabashaka tubabone cyane ko mugifite icyizere cy'ejo hazaza gusa nagira ngo nongere nshimire perezida wa repubulika yego umugambi yafashe wo kumenya abarimo gusenya ntabwo ari igihugu basenya kuko igihugu ni nk'isambu ahubwo barasenya leta kandi leta niyo twihishamo niyo idukingira biriya rero yavuze ati nzajya mbona kuraho itafari nzajya mukubita nakomereze hariya yitandukanye n'ikibi ku mugaragaro kuko yitiriwe byinshi ubusa ugira ngo uko wagezeho ugira ngo azi ko ubuzima ari bwo mfite ni umwanya wo kugira nyine ngo abimenye ariko tekereza ngiye nkiheba nkavuga ngo dore icyo yankoreye urabona rwose ararengana ntabyazi yankoreye umuti rero nakomereze hariya yego yitandukanye n'ikibi kabisa ibindi byose Imana izabikemura ibi byose abantu bateye bagize bati byose iyo ugarutse ku murongo ukamenyeho ikibi byose biratungana. Ndagushimiye rero urakoze cyane kandi birumvikana nubwo twagiye duseka mu bikomeye ariko uri gushinjagira ushira wihangane oya kwihangana niwo murage ni nawo muti w'ubuzima burya yego iyo utihanganye urakoze cyane rwose niwo ukoze ahubwo kandi Imana izagufashe idini ryawe niryo nyaryo reka babandi birirwa batorisha amaturo bagira batitira ngo baragira kugaragaza ukuri no guharanira ukuri niryo dini. urakoze cyane wihangane urakoze nawe.